ubuhanuzi bubaho ahubwo impamvu batabyemera ko ari ubutekamutwe abo ngabo navuga ko ari abahakana Imana n'ubundi iyo uhakana ko Imana itabaho ntiwakwemera ko ubuhanuzi bubaho barabivanga nose iyo ureba ntabwo ureba kuri social media induru zirwo zihavugira bamwe bajya gutanga ibiguzi baza kugurira baza kuvuga amakuru atariyo kandi arabo bitwa ngo nabakozi b'Imana umuntu akihandagaza akabazi kuzwi ko ari umukozi w'Imana ukumva ngo afite abandi bana runaka ibyo bintu bibiri rabyemera gusa si ukuvanga ahagarara akavuga ubutumwa abantu bakihana bamwizereramo bizerera mu mavuta ye cyangwa ari umuririmbyi bizerera mu mavuta y'indirimbo ze ejo ukumva ngo yataye urugo uhita wumva atarayobye ntabwo bagifite ubwoba bw'Imana nta bwoba bw'Imana bagifite cyangwa bameze nka wundi wavuze ngo Yesu ngo ntakigarutse akaba yarageze ngo akaba atakigarutse da yarabiretse akaba yarabivuyemo ariko bafite n'amakuru makeya ubundi se Yesu azabagaruka hano gukora iki byera uruvuga ngo abantu biyise abakozi b'Imana iyo bivuze gutyo gihe ntagomba nkibita karibo mvuga ko babyiyise barabyiyise hari abantu baciye mu irembo hari n'abaciye mu bikari ahubwo nuko nta baba bafiteho ubushobozi bakabaye babakura mu nzira bakareka gukomeza gutoba umurimo birabigitwa gutoba umurimo abantu baje biyita abakozi b'Imana bakaza muri ibi bintu bakabitoba uri bukubuhera ubushize ubwo twakoraga ikiganiro twavugaga kuri ibi bintu tuvuga abantu bavanga ibintu harimo ko harimo ibirura byinshi byiyoberanyijemo tutazi none dore byagiye ku mugaragaro ntabwo harimo ibirura byinshi hano bigiye kujya hanze mukabibona none si ibyo byose hari ubwo twari dufite amakuru yabyo nta makuru yabyo twari tubifite nicyo kiganiro duheruka ndabyibuka none dore dukurikiwe n'ibimenyetso n'ibigaragara bifatika ntabwo ndamenya icyabazanye ntabwo ndamenya misiyo yabazanye ariko bafite misiyo bafite ikintu cyabazanye muri uyu murimo biravuga ngo mubwire abantu ibyururutse imitima yego Yesaya 40 mubwire abantu ibyururutse imitima niba tutagigira ibyururutse imitima ahubwo dufite ibitera abantu toroma ntabwo turi mu ivuga butumwa turimo kuroga abantu iri ivuga butumwa riri aha hanze ririmo uburozi bakinga insengero bagende bajye gusubira kuri gakondo kwa padiri ntabwo iby'agakiza byarabananiye gusa urambwira ngo ariho baravuga ubutumwa cyangwa ariho barakomeretsa imitima y'abantu icyambere dusenga twiba dusenga turi abarozi abantu bagenda ari uburozi mu nsengero subizi se yego turasa naho dufite ikindi kintu kituyobora tutazi Imana yaba muri ibi bintu aravuga ubutumwa basinda barara mu tubari mu gitondo umuntu rwose adafite isoni zo kuba yaraye mu kabari akaza ku kiganiro kuri kamera nk'ano nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp yes reka najye masuza mwese abadukurikiye ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu reka amashimira mwamuhereye hose ushaka kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda abarundi tufite inshuti zacu nyinshi cyane abarundi reka masuza rwose mbifuze kugubwa neza namwe mwese mudukurikiye amahoro y'Imana abane namwe kuri kamera abibonye ndi kumwe na mama Happy twatumaze iminsi tutaganira ariko uyu munsi twongeye kubonana mama Happy amakuru ni meza urakomeye ndakomeye munsi ndabona warahindutse good good yaruko ntari nkumenyereye muri iyo nsokozo ubundi gihe kinini wabaga ufite naturel oya birahinduka none ndabona byarahindutse birahinduka meze neza ariko meze neza ndashima Imana yego ese imvune byaje kurangira bite yarakize burundu narakize yageze ahirikiza ubusigaye nsirimba rwose cyane ujya mu rusengero ugasirimba pe cyane
nsirimba Imana ishimwe ubwo wakize. narakize rwose. Niba ngo ntagukiye kwa muganga. Oya njyayo muri kine Muri kino uracyajyayo? ndacyajyayo ntabwo baransezerera ariko numva ameze neza nuko ntabasha nyine wenda kuba najya nk'ahantu hazamuka ngo mpine ikintu kitaremera ni uguhina kugira ngo ngeze aho ukuzima guhina kukageza ariko urabibona ko no guhina mpina nyine ariko nko kuzamuka kubera bidahina neza se ndahina ariko ndagenda. Ndagenda meze neza ndashima Imana higejeje ikora ntabwo nari nzi ko naha byahagera. Amen. Kandi ndashimira n'abantu bagiye bamfasha kwivuza. Imana ibaha umugisha nzafata igihe cyo kubashimira ntabwo ari ubu ngubu. Ariko bitwaye iminsi? Bitwaye igihe kuko na muganga yarambwiye ngo muri cheville ntabwo hajya yapfa gukira. Noneho muri iyi myaka tunarimo n'ibiromba mfite noneho nabyo ubwabyo ni ikindi kintu. Muri cheville ngo ntabwo hapfa gukira. Ariko ndaho ubu ngubu nsigaye nsirimba gakeya. Bivuga ko byo kubagwa ntabwo bikiri ngombwa. Bisa naho byarangiye. Dogiteri wanyohereje muri kine ninsoza kine niwe uzafata umwanzuro arebye uko bimeze. Aha reka twigarike mu kiganiro cyacu banze udusengere. Yego. Ubundi tubone kuganira. Dusenge. Uwiteka Mana nziza data mwiza murengezi w'ubugingo bwacu turagushimiye kuko uri Alpha na Omega niwe watangiye umurimo ni nawe uzawusohoza. Tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe tugushimiye ko waturindiye mu mpande zitari zimwe waturindiye mu bihugu bitari bimwe icyubahiro n'ikibi cyawe kuba tukiri bazima kuko nta kiguzi twatanze. Aka kanya rero turi hano turigiye kuganira turakwinjiza kugira ngo uzubane natwe ikiganiro tugiye kuganira kiyoborwe nawe ntaba ari twebwe ahubwo imbaraga zawe zibe muri twebwe kandi buri muntu wese urimo gukurikira iki kiganiro afashwe nacyo kigira aho kibavana naho kibageza kugira ngo imbaraga zawe zikomeze kuba muri twe. Urakoze rero turagushimiye icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amahapero acyahanura se cyangwa impano zarazimye? Ntabwo zazima ivo. Ntabwo zazima. Impano ziracyarimo neza? Ahubwo ubu ndageze. Ubu nibwo ngiye kuhanura nivuye inyuma kuko ndimo no kubona ibintu bigenda bihinduka bifata isura. Bihinduka mu buhe buryo? Mbona abantu barimo guta umurongo. Abantu bataye umurongo nibwo tugomba guhagarara mu buhanuzi neza tukababwiza ukuri. Ibyo guta umurongo byo ni ibindi bindi. Ese mama hapo ubundi umuhanuzi wigeze ukora nawe kugeza uyu munsi ujya wicara ukavuga utaha ahantu rwose we nta hantu hanura ukavuga utimenya Imana inshuti ariko nyuma ukazatangazwa no kubonye bisohoye? Ni hehe? Ni nk'ubuye. Ni nk'ubuhe negeze mpanura? Hamwe ubuhanuruka nawe ugasigarana ubwoba. Ni hamwe se cyangwa ni habiri? Nibura duhe nk'ingero nk'ebyiri. Ni henshi cyane. Aha mbere negeze mpanura nkumva ngize ubwoba nkavuga nti ibi bintu menya ari jyewe ubyibwiye. Ni mu Mutara hano nari nagiye kuvuga ubutumwa. Nagiye kuvuga ubutumwa tugiye tuhasanga umuntu w'umukobwa w'umurwayi. Abahanuzi bose barahanuye kazakira. Ko agiye gukira barahanuye n'ibimenyetso je mpageze Imana imbwira urupfu. Ariko ntabwo nari nzi ko hari abandi bari barahanuye kazakira n'abahanuye n'ibimenyetso n'ibiki byose. Bari babyicaranye nyine urumva bategereje isaha n'isaha ku murwayi azava ku gisasiro nyine agakira ko batari bazi indwara yari yararwaye. Je mpageze rero Imana yambwira iti wazanywe hano no kweza umugeni. Ntangira kumusengera nyine mwihanisha arihana birarangira mpamagara mama we rero mbari wongeye kubyongorera avuga ati sibyo bintu byanyu uko bitandukanye mbona baye nk'umusazi. Ndavuga nti noneho nkoza amabara ntiguteze ati abantu bose baje muri iyi nzu bagiye bahanura kagiye gukira bavuga n'ibimenyetso bavuga n'ibyo azakora none wowe uzanye ibintu bivuga ngo agiye gupfa. Ati ibyo bintu ntabwo nshobora kubyumva. Ndavuga agiye niko Imana imbwiye. Ndataha nyuma y'iminsi 3 bampamagaye bambwira ko yapfuye. Icyo rero nacyo natashye mfite kumva ntarimo kwizera ko ari Imana yavuganye nanjye ku by'uwo muntu. Ndavuga bishoboka bitese abantu bose barahanuye n'igivuyemo ndi gitotsi. Ndavuga navangiwe tu erega burya ngo nta muntu utavangirwa. Barahanura ngo ariko bikazasoza
hari akantu kamwe udomyemo. ariko burya ngo havangirwa uwahanuye nanone da. Havangirwa uwahanuye. Nta muntu utarahanuye nyine uvangirwa. Ubwo nagiye mvuga nti nanjye binsohoreyeho. Ariko birangira nyine menya ayo makuru mama wabo nyine aravuga ati ahubwo menye neza yuko abantu bose baraturagiye igihe cyose twabayeho tuba twaraniyakiriye tukabyakira. Icyo narakibonye. Ikindi ni kera ni byinshi nuko wenda mba ntakibasha kubitondekanya ku murongo. Ikindi ni cya kindi Imana imbwira ngo umuntu nampuburoza akabonye makamuga ngo nyuma y'iminsi 3 arabapfuye. Nacyo ntabwo nageze nyizera ko ari Imana ivuze. Nabyo nabyemeye ari uko mbonye bibaye. Ni byinshi umuntu agenda mu bya wa mukecuru. Hari n'igiye kubwira ibyiza usibye n'ibyo wenda bibi hari n'igiye kubwira ibyiza. Ni byiza. Ikakubwira iti uriya muntu mukoreye igitangaza kimeze gutya na gutya. Nk'ubu hari umudamu nasengeye yari afite nk'imyaka 15 yarabuze urubyaro. Noneho Imana irambwira ngo ugiye kumuha abana 2 b'inkurikirane bihuse. Irambwira ngo kandi ntibitinze ngo ntago bizamara amezi 3 ishyiraho igihe. Ibyo nagiye mvuga nti kiriya gihe menya ari gihe wagishyizeho. Nyuma y'amezi 3 umugore yari yasamye koko harabyara kimara kubyara undi ataratangira kugenda bayasamye undi bazankurikirane zihuse Imana yavuze birazitanga. Hari ukuntu rero Imana ikubwira ikintu ukavuga kimenya ari gihe wakitegereje. Nukuvuga ngo iyo umaze guhanura Satani akaza akahita kwereka yuko ugasubira mu mubiri ugahita ubona ko biriya bintu bidashoboka. Ubundi umuhanuzi ni ukuvuga ibyo abandi bantu batinya. Nibwo buhanuzi. Ibyo abantu batinya, ibyo ubona bidashoboka bidafite n'inzira, kandi kenshi urabizi ko abantu bahanura bitagira inzira. Ibyo rero biba bigomba kugutera ubwo iyo usubiye mu mubiri gato ukabyitegereza uhita ubona ko wavangiwe nawe ubwawe ukashaka inzira zabyo ukabona ukavuga uti ntazihari. Ariko iyo uhagaze ku ijambo ukavuga uti sijye wavuze havuze Uwiteka azabishakira inzira. Urakomera nyine ugakomeza ugatambuka. Ariko igihe cyose duhanura nyine tuba twumva kenshi n'ubundi twarahanuye ibyo twibwiye. Ntabwo ibyo bibura ku muhanuzi. Yumva ko ari we, hari igihe yageraho kumva ko ari we wavuze. Utekereza iki ku bantu batajya bemera ko ubuhanuzi bubaho? Hari abantu batabyemera ko abantu ari abatekamutwe. Abo ni abayobe gusa nabo sinabita ko bayobye. Nise ubuhanuzi bagiye basoma Bibiliya ko Bibiliya ivuga ku buhanuzi harahita avuga abahanuzi. Ubuhanuzi bubaho ahubwo impamvu batabyemera ko ari ubutekamutwe abo ngabo navuga ko ari abahakana Imana n'ubundi. Iyo uhakana ko Imana itabaho ntiwakwemera ko ubuhanuzi bubaho. Nk'ubu urugero reka ngo urugero hari umudamu uherutse gupfusha musaza we uba muri groupe yanjye iyi y'amasengesho. Tujya gushyingura noneho turi mu modoka tuvuye ku rusengero ku kiliziya tujya Rusororo. Twagiye nyine tuganira nyine kwa kundi nyine urumva aho abantu bagize ibyago nta kindi babaganira ku bintu bijyanye n'urupfu. Noneho kubera ko yarapfuye natunguranya akoze accident byari ibintu bibabaje cyane. Asize utwana dutoya tw'uduhinja. Umugabo umwe aravuga warodutwaye mu modoka arafata igihe nta Imana ibaho. Nta Mana ibaho ntimukajye mubibwira abantu ntimuzongeye no kujya mubibwira abantu. Ndamubwira none se buriya wari uri mu kiliziya uciye bugufi wubaha ndi ubahaga padiri? Ati nukubaha imihango yanyu byo muba mutubishya nta Imana ibaho. Ntayibaho. Ati wowe se wajute wabaye hute niba Imana itabaho? Ati ni papa na mama bambyaye bose babyawe nande? Ngo bose bakomotse ku rubyaro rwa Gahini se bavuye baraturumbutse mu bitaka. Ngo biriya ngo abantu ngo nujya kureba neza ngo uzasanga abantu baravuye mu nyamaswa. Inyamaswa zigira gutya ziba mu ishyamba zihinduka abantu. Ndamubwira ibyo warayobye cyane. Imana ibaho. Ngenda mwigisha ijambo ry'Imana ariko nsangana umugabo wafunze umutwe nyine utizera ko Imana ibaho. Ubwo zo wamubwira ngo ubuhanuzi bubaho nawe ubwo atizera ko Imana yamuremye ibaho ntabwo yabyizera. Abantu bahakana ubuhanuzi n'abahakana ko n'Imana itabaho. Utizera ko Imana ibaho ntabwo yakumva ko n'ubuhanuzi bubaho. Ubwo se ugize wenda no kwena nko mwaganiriye ukumva mugana afunze umutwe ariko se ubundi ku muntu utemera ko Imana ibaho ikintu ubundi kimenyetso ushobora kumuha kugira ngo abashe gusobanukirwa ko kari Imana ni iki? Ko Imana ibaho ze? Hari indirimbo twajyaga turirimba noneho hari igitero cyavugaga ngo hariho abibaza ngo Imana ntibaho
ngo ariko ngo kebuka wirebe urebe ibigukikije ngo Imana irayibona kandi urayimenya. Icyo cyonyine ntabwo cyabera abantu urugero rw'uko Imana ibaho. Iyo ubona inyanja igenda utazi aho ituruka ntumenye aho igarukira kandi ikaba ifite umupaka w'aho itagomba kurenga, ntabwo bishobora kubereka yuko hari umuntu wayibwiye ati ntuzarenge hano. Iyo ubona umusozi ugomba guhagarara hejuru ntumanuke ngo ujye mu kibaya, ntabwo ashobora kwibwira ko hari umuntu wayibwiye ngo uyu ni umupaka ntuzarenge hano. Iyo abona ariho agahumeka mu gitondo yari yapfuye, gusinzira buriya ni mu rupfu. Ukabona uraryamye wagiye ntuzi iyo uri ntuzi n'aho uherereye, ariko mu gitondo ukabona igitangaza kirabaye urongeye urakangutse ubaye muzima. Ntabwo ushobora gutekereza yuko hari umuntu ubikora. Hari undi muntu udasanzwe urimo gukora ibyo bintu. Wumva ari imbaraga zawe cyangwa ubwenge bwawe? Imana iriho, ahubwo kubera yuko abantu twamaze kuyoba ntabwo dushaka kureba ibyo Imana ikora. Ntabwo abantu bagishaka kureba ibyo Imana ikora, bari mu buyobe. Niyo mpamvu basinziriye bakagera naho bahakana Imana. Yego. Mu kanya turimo dutanga ikiganiro waruvuze uti ubuhanuzi ubu nibwo bugeze kubera ko ubwo abantu barimo babivanga ubu nibwo tugomba guhagarara tugashikama cyane. Abantu barimo babivanga bate rero? Barabivanga nose wowe iyo ureba ntabwo ureba kuri social media induru zirwo zihavugira. Bamwe bajya gutanga ibiguzi, baza kugurira, baza kuvuga amakuru atariyo, kandi ari abo bitwa ngo n'abakozi b'Imana. Umuntu akihandagaza akaba azi ko ari umukozi w'Imana, ukumva ngo afite abandi bana runaka. Ibyo bintu Bibiliya irabyemera. Gusa si ukuvanga. Si ubona umuntu w'umugabo w'umukozi w'Imana w'umuvugabutumwa ahagarara akavuga ubutumwa abantu bakihana, bamwizereramo, bizerera mu mavuta ye, cyangwa ari umuririmbyi bizerera mu mavuta y'indirimbo ze. Ejo ukumva ngo yataye urugo, uhita wumva atarayobye, urumva bataravanze. Abantu barayobye hano hanze, abantu barayobye, abantu bataye umurongo, ntabwo bagifite ubwoba bw'Imana. Nta bwoba bw'Imana bagifite. Cyangwa bameze nk'aho undi wavuze ngo Yesu ngo ntakigarutse, akaba yarageze ngo akaba atakigarutse da, yarabiretse, akaba yarabivuyemo. Ibyo kugaruka akaba ariyo mpamvu abantu bari kwikorera ibyo bashaka. Hari uwavuze ati Yesu ntabwo yagaruka hano kuri iyi si bitewe n'ibyo yahaboneye, ariko bafite n'amakuru makeya. Ubundi se Yesu azaba agaruka hano gukora iki? Ntabwo Bibiliya ivuga ko Yesu azagaruka hano ngo agendeshe amaguru ku isi. Bibiliya ivuga ngo azahagarara ku bicu. Se ntabwo babisoma? Azahagarara ku bicu, marayika w'impanda azavuza impanda ngo Kristo ahagarare ku bicu aze gutora itorero. Nta nubwo azagaruka hano niba baramwiteguye ngo bateguye kuzamukubita, niko njya numva abasinzi mu kabari ngo birwo bigamba ati nagaruka azatubona. Ntabwo bazamubona. Ntabwo bazamubona, ariko icyo nzi cyo kugaruka azagaruka, ahubwo ashobora kuba agiye kugaruka. Iki cyari cyo kirimo kutwereka ahubwo ko ari no mu nzira. Ashobora kuba arimo guhaguruka ku ntebe avuga ati igihe kirageze, kuko iyo ndeba ibintu hano hanze mpita mbibonamo ibimenyetso by'imperuka. Bikaba ari ibimenyetso by'imperuka cyane rwose. Nose Mama Happy, ubona biterwa n'iki kugira ngo waruvuze ko warukomoje kuri social media yawe ariho tureba kugira ngo twirwe tuba muri ibi, kuko tugiye kumara hafi nk'amezi asaga 3 ngira ngo yego nibe ntibeshye, ngira ngo kuva nyakwigendera Pastor Theogene yakwitahira kugeza uyu munsi nta kindi kintu kirimo kivugwa kuri social media, yaba iza Gikristo cyangwa se izindi, ndetse n'abavugaga ibishego naho bageze aho baraza. Nta kindi kintu kivugwa uretse saga ziri mu bantu bitwa ko ari ab'Imana, kuko kuva Pastor Theogene yakwigendera yakurikijwe amagambo menshi cyane. Yaba mu batemera uburyo yapfuye bazanamo ibyabo, ibyo biba bivuyemo haba haje saga za Vitali, z'umunyamakuru Vitali, yisenyuka ry'urugo rwe n'ibindi byaziherekeje by'iki. Ibyo bivuyeho Pastor Theogene n'ubundi agarutsemo, haba hajemo umushinja ngo ko babyaranye umwana. Ibyo nta makuru tubifiteho, nta kuri kwabyo dufite, ariko ni bibi hano kuri social media. Birahari biravugwa hano kuri social media. Ubu ngubu noneho ngo hagezweho witwa Sirasi, uriya muhanzi witwa Sirasi, si byasuni ku murongo, bivuga ko nawe ngo yataye umugore, ariko
harimo n'ibintu byinshi by'abandi bana yabyaye hanze ngo naho yagiye amufatira ku bandi bagore kugeza nubwo hari aho yagiye yitabaza ribu ufite n'impapuro ndetse no mu itorero bakaba barabahagaritse. Urumva bimaze amezi 3 ari ibivuga kuri izi social media, ariko ni ibintu wavuga biva mu bantu bitwa ko bakijijwe. Yego, urabona ibi bintu birimo biterwa n'iki? Oya wina bivuga ngo bakijijwe ngo bigirire isuku, byera uruvuga ngo abantu biyisa abakozi b'Imana. Iyo bivuze gutyo gihe ntagomba nkibita karibo, mvuga ko babyiyise. Barabyiyise. Hari abantu baciye mu irembo, hari n'abaciye mu bikari. Byabo ngo mvuga ko ari abaciye mu bikari, nabaje bita abakozi b'Imana, ntago ari abakozi b'Imana, ko nta mukozi w'Imana wakora ibyo bintu. Umukozi w'Imana ni indererwamo abantu bireberamo, bakabona agakiza, bakabona ijuru, bakumva Imana, bakareba Imana. Ni umuhuza w'abantu n'Imana. Niba rero yandererwamo yaramenetse itareba, cyangwa yandererwamo barayisize ibyondo ikabitire itakireberwamo, ntabwo iyo miruwari ibi gifite akazi, ibigomba no kuva mu nzira. Ahubwo nuko nta baba bafiteho ubushobozi bakabaye babakura mu nzira, bakareka gukomeza gutoba umurimo. Byitwa gutoba umurimo. Abo ngabo ntago genge mbabara nk'abakozi b'Imana. Tutarabamenya tubita abakozi b'Imana, ariko iyo umaze kubamenya nk'abari ntago ubikibita abakozi b'Imana. Abantu baje biyita abakozi b'Imana bakaza muri ibi bintu bakabito. Uri bukubuhera ubushize ubwo twakoraga ikiganiro, twavugaga kuri ibi bintu, tuvuga abantu bavanga ibintu, harimo ibirura byinshi byiyoberanyijemo tutazi. None dore byagiye ku mugaragaro. Ahubwo buriya mba nahanuye nuko batajya bangurira akantu. Bajye bangurira fanta, mba nahanuye. Ntabwo harimo ibirura byinshi hano bigiye kujya hanze mukabibona. None si ibyo byose hari ubwo twari dufite amakuru yabyo? Nta makuru yabyo twari tubifite. Nicyo kiganiro duheruka ndabyibuka. None dore dukurikiwe n'ibimenyetso n'ibigaragara bifatika. Iki rero ndagira ngo nkubwire ngo aba bantu bari muri uyu murimo baza bita abakozi b'Imana, ntago ndamenya impamvu zabyo, ntago ndamenya icyabazanye, ntago ndamenya misiyo yabazanye. Ariko bafite misiyo, bafite ikintu cyabazanye muri uyu murimo, kuko ntago byanga bikunda abari abavuga butumwa. Ntago bishoboka, nta muvuga butumwa uvuga ubutumwa. Erega baririmbye n'abavuga butumwa. Yego, abahanuzi n'abavuga butumwa, abanyamasengesho n'abavuga butumwa, pasiteri n'umuvuga butumwa, n'abandi n'abavuga butumwa. Umuntu wese ureberwamo indorerwamo yo kuba yagira abandi bantu icyo abafasha n'umuvuga butumwa. Ntago ushobora kumbwira rero ngo umuntu n'umuririmbyi nk'ibya Yesu ni ku murongo uzi ukuntu abantu bari bamukunze n'ukuntu yarazwi, ngo umbwire ngo yataye abana ajya mu zindi nshoreke byarayo n'abandi bana kugeza aho ribitabara, kugeza aho itorero rihagarika, ngumbwire ngo umuntu yitwa umukozi w'Imana, afite icyamuzanye mu murimo w'Imana. Ariko n'uyu munsi aracyajya kuvuga ubutumwa. Ntawe bufasha, kuse ninde bwafasha, buzajya bufasha abatabizi. Usajye bufasha abatabizi. Ubuze umuntu wumvise izo saga azongera kuririmba agafashwa ninde? Erega Bibiliya ivuga ngo mubi inzandiko zisomwa na bose. Yego. Impamvu Bibiliya ivuga ngo mubi inzandiko zisomwa na bose ni ukugira ngo abantu nibatureba baturebe mu ibyo tuvuga n'ibyo dukora ko ari byo koko. Noneho bafashwa n'iki? N'imbuto twabereye. Kuko kuba umukozi w'Imana ni ukuba ufite imbuto zituma abantu bakurebamwo ishusho y'aho bavuye. Niba avuye mu basinzi bahohotera abantu bakabakubita cyangwa bakabatuka, akaba avuye mu ndaya zituyubaha zifite urugomo, akaba avuye mu banywa rumogi n'abanywa amatabi bafite amahane bahohotera abantu, akwiye kugera haruhuka akumva ibihumuriza. Biravuga ngo mubwire abantu ibyururutse imitima. Yego. Yesaya 40, mubwire abantu ibyururutse imitima. Niba tutagigira ibyururutse imitima, ahubwo dufite ibitera abantu toroma, ntago turi mu ivuga butumwa, turimo kuroga abantu nkubwiza ukuri. Iri ivuga butumwa riri aha hanze ririmo uburozi. Bakinga insengero bagende bajye gusubira kuri gakondo kwa padiri. Ntago iby'agakiza byarabananiye. Usurambwira ngo ariho baravuga ubutumwa cyangwa ariho barakomeretsa imitima y'abantu. Jye umuntu nizereye mu mavuta ye nkakunda indirimbo ze, uyu munsi nkaba mwumvamo biriya nanayumvisha igiyeho mpita nyizima kuko ntacyo kimfasha.
umuvugabutumwa wavuze ubutumwa nkamwizerera mu mavuta ye kuko nizeye ivugabutumwa avuga abwiriza abantu ijambo ry'Imana uyu munsi nkamenya ko afite amadega yo komboka Paulo yabwiye Timoteyo ati abo bagabo bomboka bajya mu mago ati abagabo b'ibigori kibomboka bakajya mu mago kunyaga abagore batagira umutima atujya ubahungira kure tukaba dufite abagabo bavuga butumwa bararabomboka bajya kunyaga abagore batagira umutima bakabyarayo n'abana ntabwo nakongera gukurikira ivuga butumwa rye abagore barara mu bubari barara baca abagabo inyuma bakajya gusambana bakabigira umwuga bakagaragara hariya ntabwo nakongera kumva ivuga butumwa rye abavuga butumwa bavuga ubutumwa bwo kubeshya abantu abeshya ejo bundi nasengeye umuntu arakira kanseri ejo bundi nasengeye umuntu akira sida iryo vuga butumwa rishaje baza kurogesha abantu babeshya bitarigeze biba tujye tubasaba ibimenyetso bajye bazana n'ibimenyetso bigaragaza ko ibyo bintu byabayeho kuko iryo vuga butumwa jewe nk'uwo muvuga butumwa ejo mumenye ko abeshya nkumva ivuga butumwa mpita muzima ntabwo nakurikira ivuga butumwa rye tugeze mu gihe Paulo yavuze kigoye aho umuntu agiye kujya yigirira icyizere ku giti cye akumva ibiri muri we ari byo bifite umumaro ari nabyo bigomba kumwubaka ejo bundi nabyigishije abantu ahantu nari ndimo kubwiriza ndababwira tugeze mu gihe umuntu agomba kwigirira icyizere cyo kwisengera kuko nzagusengera nongereho nzaguhanurira nkubeshye ngo Imana iravuze itavuze kandi ntabwo uzabimenya kuko wizera mu mavuta yuko ndi umuhanuzi ibyo rero ubwo burozi barimo kuzana barogesha abantu Imana nigira ikubure ivane mu nzira ibyo ntabwo ari ivuga butumwa ntabwo ari ivuga butumwa rwose se tubamamaze ngo barimo baravuga ubutumwa se tubashyigikire Mama P ingaruka z'ibi bintu zo kuba uyu munsi saga zose ziri mu bitwa abakozi b'Imana cyangwa se mu cyitwa gospel reka ariko mbivuga ubundi rero twajya twumva zasaga hanze kumva abahanzi runaka iki nyine bikabera iyo ngiyo ariko uyu munsi nibo bari kuza noneho kuza kutwota ahubwo se wari uzi neza ko babandi mwitaga yuko ngo abatanakijijwe ibyabo hari ibyo muzi hari amakimbirane yabo muzi ntago tukiyamenya ahubwo mwabwirwa n'iki barisobanukiwe ubu amakimbirane ari mu barokore ari mu barokore barisobanukiwe baricaye buriya bajya inama baravuga ati turaryanira iki ko duhuje umugozi umwe ko akazi ari kamwe mwarese tukumvikana tugahuza tugakora ibyo dukora ko ari byo byatuzinduye ntabwo mbizi ariko n'urugero ntanze hari abo mwumva bashyamiranye hariya hari uzana ikintu hariya bagenzi be bakaza bakamujomba ati nabambwe ntawe urabona ahubwo uyu umwe azanye n'akantu kadasa neza bakora ukuntu bashoboye bakamudefanda kugira ngo ave muri cya kibazo birababaje biteye n'agahinda kubona n'umurokore yagira gutya yagwa mu ntege nkeya kuko tutari abamarayika tudahora dukiranutse ngo nagwa no mu ntege nkeya aho kugira ngo abantu bamushishire bagenzi be bamushishire bamuvane muri bya bintu yaguyemo bamwereka umurongo mwiza bagerageza kumufasha ahubwo bagashimangira imisumari bati nabambwe nibyo dufite mu barokore ubu basigaye bahita babyirukankana bakabizana hano bakabizana hano ku itangazamakuru kuri bose babireba nimurebe amahapi ibyarimo nimurebe runaka ibyarimo ntabwo ari byiza twari dukwiye gukundana umwe nkuriya yagaragarwaho n'ibintu nka biriya tukirukanka tukamutabara hakiri kare tukamuba bugufiya ariko nitwe turimo gucura imisumari yo kubabamba biriya bintu ni bibi ntabwo ari ivuga butumwa ibi bintu rero ubona bishobora kuzarangira gute bizarangira gute bizarangira nabi ntabwo bizarangira neza nese ubu urabona bizarangira neza gute ntabwo bizarangira kuko niyo iki kintu nagiye nkivuga inshuro nyinshi igihe cyose umuntu ari muri ibi ngibi ntabwo yasobanukirwa ko yayobye ngo abashe nibura kwitekerezaho agaruke avuga ati ahongereje reka ngarukira aho ngaho ngo avuga ati ngiye kwisubiraho biragoye kuba dufite abantu batazi ko bayobye ngo bisubireho kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo twiyinire twisuzume aho twaguye naho twagize intege nke twongere dusubire ku murongo ntabwo tukiri abarokore batinya Imana ku buryo twiyinira ngo twisuzume icyambere dusenga twiba dusenga turi abarozi
abantu bagenda ruburuzi mu nsengero subizi se yego dusenga tugambana dusenga turi abariganya dusenga dusambana kuse urumva ibyo imana izaza mu bantu gute uzi impamvu mbona ibintu byatokombeye igitereko kitabaza cyarimutse nta bitereko byitabaza bigihari abantu babaye ibyigenge kimukiye cyasubiye ahera imana yatwaye ibitereko by'amatabazana ubu twariyoboye turasa naho dufite ikindi kintu kituyobora tutazi gusa imana yaba muri ibi bintu niba imana ari iyera ibana n'abera ikabana n'abakiranuka yaza kubana natwe muri ibi bintu ntabwo yabana natwe muri ibi bintu ngo uze kubidushyigikiramo jyewe igihe cyose nabayeho nkizwa nagiye mbona umuntu agira intege nkeya yagwa akirukankira imbere y'imana akajya gusaba imana imbabazi ntabwo ubwo burokore bukibaho haravuga ubutumwa basinda barara mu tubari mu gitondo umuntu rwose adafite isoni zo kuba yaraye mu kabari akaza ku kiganiro kuri kamera nk'ano ese kuko hari abavugabutumwa n'abapasiteri banywa inzoga bamuhapi cyangwa biba ari amagambo y'abantu nta muntu ndabona agiye gutya amaso ku maso nibyo byago mbafite kuko agiye urabizi ko ntari akabati uzahita umuvuga ntabwo ndakabati urabizi niyo mahirwe bagifite kuko agiye ntawe ndabona nanjye ndabyumva ntawe ndabona ariko barahari mu bigaragara barahari buriya nta nduru ivugira ubusa ku musozi nta nduru ivugira ubusa ku musozi hari murumuna wanjye yarambwiye ati ejo bundi twarasohotse twigira ahantu ati twicana n'umuntu wari ufite petit sikoro ati bambwira ngo ni pasiteri ntoya ni mu izina rya Yesu nimujye aho ngaho mugasohoka mukabona abantu bicanye za petit sikoro aho ngaho ntimukajye mwumva ko ari abapasiteri ati kandi baramwitaga pasiteri ntakitaba atakitaba nubwo nta kabyiniro bamuhaye none se ubwo uwo muntu abaye ari pasiteri koko ariko njye nabifashe ko ari nk'akabyiniro bamuhaye ariko ese mama happy wenda tubare wigira mugani urasohotse cyangwa ugiye nko gusura abantu wasanze umuntu uzi ko ari umuvugabutumwa ari umupasiteri ni umuririmbyi w'indirimbo z'Imana usanze ari kwifatira akantu gahiye wabyifata muta namwegera nkamuganiriza ntabwo namuhunga cyangwa ngo umwamamaze nabanza nkamuganiriza nazabona yarabiretse kubikora nka kurabizi nyine nakubwiye ko ntarakabati nazamubwira nti runaka nabavuye mu murongo ko nahonye byaramucanze ariko ntabwo umwanzuro ari kujya kumushyira hanze nuko umwicaza ukamwereka ukamubaza uti ibise byaje ryari wabitangiye uti wafashwe uti waba yararwaye iyo umuntu arwaye umubaza uko yarwaye uko indwara yaje ubwo rero nawe aba ari indembe ubwo nuko umwegera ukamuganiriza ukamubaza uti wafashwe uti ati nafashwe ni akakuganiriza uko yafashwe ukamubwira uti wakwemera se nkagufasha gukira yakwemerera ukamufasha gukira yabyanga ukikomereza ese warenza iki ariko mu bigaragara nta nduru ivugira ubusa ku musozi ariko buriya barahari tugenda tubumva mu majwi nta bihamya turabona ariko bigaragara ko bashobora kuba bahari ibi bintu rero ubona bifite ngaruka ki ku murimo w'Imana muri rusange kuko uyu munsi ibi turabivuga wenda hari umuntu ushobora kuvuga ati ariko ibintu byanyu biri kuri social media ariko ntitwirengagize ko uyu munsi social media asa nk'ari iyoboye isi uyu munsi hari n'abantu batakibasha kujya guterana mu nsengero ku cyumweru yicara akavuga ati uyu munsi ndaterana online nabonye umwanya wo kugenda nabonye umwanya wo gusenga ndajya online cyangwa se ndajya kuri YouTube nshaka ijambo ryiza rimfasha yajyaho kugira ngo yakubita n'umupasiteri wenda nditseho pasita kanaka agasanga bararwara agasanga nta matiku yibereyeho ni agahinda gakomeye rero ibi bintu warumbajije ngo bizateza ngaruka ki ubona ingaruka bizateza ari izihe ingaruka ahubwo bivuga ngo bizateza ngaruka ki vuga ngo ingaruka byateje ni iyihe reka tureberaho ntacyo ingaruka ubona byateje ingaruka zo zarabaye kuko abantu ntabwo bakiyumvamo abakozi b'Imana ntabwo bakibiyumvamo pe kandi barabitubwira akatubwira ati biriya bintu by'abantu banyu kuko urumva wenda baba batarakubonamo muri ibyo bintu bakubwira ko ari ibintu by'abantu banyu kandi koko ni abanyu ati biriya bintu by'abantu banyu rwose mwagiye mubabwira mwagiye mubagira inama mwagiye
mubabwira ko biriya bintu atari byo, murimo kutwangiza, murimo kudusenya, bituma abantu batacyumva ivugabutumwa. Icyo ni icya mbere, iyo ni ingaruka ya mbere nabonye yamaze gufata, yamaze gusirikira rwose, ni uburozi bwamaze kwinjira mu bantu, ntabwo bagishaka kumva ivugabutumwa. Kuko bakabaye bababwira ubutumwa bwiza, nibo bagaruka bakababwira ibibi. Abantu rero ntabwo bagikeneye kumva ivugabutumwa riva muri twebwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bituma iterambere ryo mu mwuka risinzira, n'Imana ntikore. Kuko Imana niba ikora, ubundi tujye tuvugisha ukuri, Imana ikorera mu bambasaderi bayo, abakozi b'Imana bayo, abapasiteri, abavugabutumwa, abahanuzi nk'abo ngabo. Niba rero bamaze kumera gutyo, ntabwo Imana izaba igikorana nabo. Niba itagikorana nabo, ba bantu bafashaga bazasubira inyuma mu buryo bw'umwuka, badindire, bagwingire, bajye no mu byaha, bavuga ati n'ubundi nabonye abapasiteri babikora, cyangwa nabonye abahanuzi nabo babikora. Ntacyo bimariye kuba nkizwa, nasanze ntacyo bimaze. Ubwo urumva ko tuzaba twaramaze kugira gute, twaramaze kwica abantu. Dufite imbaga nyamwinshi zirimo gupfa kubera abantu nk'abo ngabo. Yego, harimo abantu benshi barimo kugenda banga ivugabutumwa kubera birababona, banga ivugabutumwa kubera ibyo bintu. N'abandi bapfuye bavuye mu gakiza kubera abo babonye bakora nk'ibyo, batagishaka no gusubira mu rusengero rwose. Kubera ibyo babona abantu biyita ngo ni abakozi b'Imana bakorera hano hanze. Bisigaye byarabaye uruhererekane, ubu ahubwo abantu basigaye bicara bavuga ngo ninde ukurikiyeho. Ngaho tekereza, ninde ukurikiyeho kwa General uyu muzimu ntazanzire mu rugo. Uyu muzimu ntazamfate mu izina rya Yesu. Ubona wa mugani bigiye kubihinduka isheni. Umwe aravaho hajya hundi, umwe avaho hajya hundi, ni uruhererekane. Njya mbasha kujya kuri social media nkitegereza. Kuri YouTube ntabwo havugirwaho ivugabutumwa gusa, hajyaho ibintu byinshi bitandukanye. Yego, bitandukanye, byinshi bitandukanye. Wumva iby'abantu bigisha, abavura indwara, abagira bate, abagira inama abantu, mbese habaho ibintu byinshi, nawe urabizi, n'abafiteho ama business n'ibindi. Yego, ariko njye ndeba ibyo byose ukuntu bidasubiranamo, nkareba ukuntu ari twe dusubiranamo, nkavuga ubu iyo bicaye basi barabibona ikijya mbere, bareba ko ibintu byacitse. Nkabura umuntu numva ubasha kumva nk'uko mbyumva, nkabura umuntu nibura ubibona nk'uko mbasha kubibona. Nkibaza niba abantu bahuriye mu mafaranga kuri social media batarapfa amafaranga ngo baryane, ariko twe tukaryana tutanaturanye. Urabona Satani atarabutugabye mu bitero. Ariko nawe nkagaruka nkavuga ngo Satani atera hari ubutunzi. yego, Atera hari ubutunzi. Buriya Satani ikintu yarwanyije ni ikintu gikomeye. Yarazi ko kuri social media nivuga butumwa rigiye kugera ku isi hose, ritari uruhande runaka, ritari mu gihugu runaka. Hari abantu bazajya bakira kanseri bari mu kindi gihugu, bakire za sida na za hepatite bari mu kindi gihugu, bakizwe ibyaha bari mu kindi gihugu, kubera ivuga butumwa ryatambukiye hariya. Satani aravuga ati reka mbagonganishe. Turangije turarangara, Satani aratwiba, none yaratuyoboye, hasigaye atuyoboza telekomande. Nicyo kibazo ntushakira ahandi. Yego, mu kanya waruvuze uti rero ndabona biyoberanye ibyo mu barokore, nibafunge bisubirire kwa papa. Oya nibagiyeyo rwose, basaba ubufasha yongera bakire, kuko basubire kuri gakondo z'aho baturutse. Nese ko bibayobeye ibyo Nazareti byarabagoye, ibyo nabivuze inshuro nyinshi. Ubwo bibamaze kubagora rero bikomeza kuba intuzi, inzugi ku miryango babuza binjira kwinjira. Baraho ngaho barugaye, abinjira ntibinjira, basohoka ntibasohoka. Ninde muntu wajya kubwiriza gukizwa ibyaha areba ibintu bikorekera hariya? Ninde muntu se ubu ngubu wasanga arembye arimo gupfira mu nzu ukajya kumusabira ubufasha kuri social media, bati babateka mutwe baraje? Ibyo byose nakubwiye ngo ivuga butumwa ryarapfuye kubera abantu baraje bararitoba. Ibintu byose byakarengeye abantu, ntago abantu bakibyizereramo.
no guhanura bazi ko hari ubutekamutwe akazabyizera ari uko byasohoye akazibyizera ari uko byasohoye rwose bitasohora akaba azi ko ari imitwe wamutekeye wamupfunyikiye n'ubwo buhanuzi ntibukigezweho nta bantu bakibwitayeho ariko gihe nibatemera ko mbahanurira nzihanurira kuko ndacyabwizeye ubwanjye ko bukiri normal ko bukiri buzima sinkubeshye ubwawe uracyabwizeye ko bukiri buzima cyane aha wenda mama turimo tunagana ku musozo ni irihe jambo wabwira aba bantu birwa mu matiku kuri social media icya kabiri ni iki wabwira aba bantu baduteze amatwi bakomerekera muri izi ntambara zo kuri social media icyo nabwira abantu rero barimo gukomeretsa abantu kuri social media nababwira ngo nibagerageze bahindure icyerekezo iyo plan A ipfuye uhindura B ntibahindure bajye muri B cyangwa bagaruke kuri A yaho batangiriye kuko ntago mpemye ko aba bantu baje bameze gutyo batangiye ari bazima ariko kubera ishusho y'ukuntu baje abantu babakiriramo babizereramo bazi ko ari abakozi b'Imana nibagaruke ku rufatiro basubire ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi bongere biyinire bisuzume barebe niba ivugabutumwa ryabo risobanutse twese twisuzume nanjye nirebe mvuge se ivugabutumwa ryanjye rirumvikana rirasobanutse rirafasha abantu cyangwa rirabasenya twisuzume twongere twigarukemo nicyo kintu nababwira hanyuma baduteze amatwi rero barimo gukoromekera muri ibi bintu nababwira ngo bareke kwizerera mu bantu kuko Yesu yaravuze ngo wizere umwana w'umuntu avumwe ejo bundi rero negeze kumva Antoine Rutayisire ari uvuga ati ntago giye negeze mbabwira kwizera abarozi ati numwizera ukamusigira umwana wawe akamwica ntuzambaze hatari kuzamukunde kuko ari umuturanyi wawe urumva icyo yarashatse kuvuga mukunde kuko ari ikiremwa cy'Imana kandi kuko muturanye ariko ntuzamwizere ngo kugeraho umusigira umwana wawe ntumwizere kuko ni umuntu niba atanabufite ariko gerageza kugira amakenga ikintu nabwira aba bantu rero nibareke kwizerera mu bantu bizerere muri Kristo bareke kwizera abantu bareke no kwizerera mu bantu ahubwo bizerere mu mbaraga z'Imana ndumva ari cyo kintu cyabafasha kuko nibizera mu mahape ejo bakansanga nkora amadega hariya nzaba nisha imitima myinshi mama happy ko abantu basigaye bizerera mu bantu kurenza uko bizera mu Mana nicyo kibazo rero icyo nicyo kibazo aho hantu tuhagaruke buretse nari nsoje ariko reka tuhagaruke uyu munsi abantu ngenda guhamiriza neza ko basigaye bizerera mu bantu kurenza uko bizerera mu Mana aho rero niho byapfiriye Yesu yaravuze ngo mwizere Imana nanjye munyizere ngo kuko kwa data hari ubutunzi bwinshi none twebwe niba tutakizera Kristo watubambiwe ku musaraba uzatugeza mu bwami bwa data tukaba twizerera muri mama happy cyangwa muri Ivode cyangwa muri runaka tukizera ko ari we kiraro kizatujyana mu ijuru cyangwa kizaduhesha ibyo bahanuye n'ibyo Imana yakuvuzeho warayobye ubwo n'ubuyobe bukomeye jewe ndahanura ariko sinsohoza ndahanura sintanga ndabwiriza sintanga ubugingo yego ejo bundi nabwiye abantu bari hano twari turifite amasengesho ndabaganiriza ndavuga ntumva mbabwira ikintu kimwe mwarayobye impamvu murimo kwijujuta mukabona ibya Yesu birimo kubakomeretsa mwizeye Kristo utanga imigati ntago mwegeze mwizera Kristo utanga ubugingo kuko iyo wizeye Kristo utanga ubugingo uhora umwizera igihe cyose nturambirwa kuko ubutegereje ko bwa bugingo igihe itagati yawe utarabugeraho uracyabutegereje icyo wamwizereyemo n'ubundi uracyagitegereje ntago kiraza ariko kuko wamwizereye mu migati kuko uri ijujoro rutayibonye uranungunika ukavuga uti uyu Kristo nizeye menya atameze neza nicyo kintu kisha abantu nongere mbabwiza ukuri buriya jewe nzirinda gutera komantere ku muntu ngo mvuga ngo Ivode ngo nkutunga urutoki ariko jewe nimbona ya Ivode warayobye utabasha kumva nzavuga ngo Ivode ibintu arimo kuvuga ntago biri ukuri mvuga ukuri kw'ijambo kwiyampamagaye ntago iki kintu nacyo nkuko bivuze twagisimbuka tutakibwiye bantu muri hanze murimo gukurikira iki kiganiro bantu mukurikira social media
mwizere Yesu utanga ubugingo, mureke kwizera Yesu utanga imigati. Urabona Yesu bamaze kumwizereramo, abizeye Yesu utanga ubugingo bakomezanyije nawe kugeza azamuwe ajya mu ijuru. Arababwira ngo musubire i Yerusalemu mutegereze umwuka wera igihe azabaziraho. yego Baragenda basubira i Yerusalemu bategereza umwuka wera igihe azabaziraho. Ariko abizeye Yesu gutanga imigati, umunsi afunga iposho ntago bagarutse. Dufite abarokore nabo bameze nk'abakozi b'Imana bayobye bo muri iki gihe, bizerera muri Yesu utanga imigati, batizera Yesu utanga ubugingo. None se niba Yesu ambwiye ati nzakugirira neza mwana wanjye, nzaguha ibyiza, nzaguha imodoka, nzaguha etaje, nibyo dukeneye kumva mu matwi yacu. yego Nzaguha imodoka, nzaguha etaje, nzakugirira neza, nkabitegereza nkabibura. Ubwo icyo gihe Yesu wanjye ntangiye kugirana ibibazo nawe, kuko nategereje igihe kirekire nkabibura. Uwo ntabwo ari Yesu utanga ubugingo, ni Yesu utanga amafaranga n'amataje. Ntabwo ari Yesu w'ubugingo. Yesu w'ubugingo igihe cyose ntahinduka. Mu gitondo arahari, nimugoroba arahari, saa sita arahari, isaha n'isaha muragendana. Abantu bizere Yesu watanze ubugingo, wabemereye ubugingo akabapfira ku musaraba, bareka kwizera Yesu waje gutanga imigati. Kuko nibizerera muri Mama Happy uyu munsi ibyo ndimo ngabura, ndimo kubaha ko mfite ubuhanuzi bwamamaye, nzi gukora ibitangaza, nzi kugira gute, ejo bikazima uzapfa. Bantu tubabwiza ukuri, twe kubahisha. Nimwizerera mu bintu abantu bakora, mukizerera mu bintu abantu bavuga, mukizerera mu bitangaza bya Mama Happy, mukizerera mu ivuga butumwa rya Mama Happy, ejo nkagwa cyangwa nkadukana ibindi bintu, nawe uzapfa uzankurikira. Nta mbaraga uzagira zo guhagarara ku munara. Uzumva za mbaraga wari uhagazeho. None si uhagaze ku kiraro, si cyo uba wizereyeho kwambuka. yego Iyo kinyeganyeze kikariduka, se nturidukana nacyo, urajyana nacyo rwose. Igisubizo nacyo bahaye. Niba bahagaze ku biraro, bizere neza ko barebe neza niba cya kiraro gikomeye kizabambutsa, cyangwa ikiraro bafite niba kijegajega kizabashyira hasi. Nuko ibintu bimeze. Niba komeza kwizerera mu bantu, ubugingo buzaba ikibazo. Hari ikiganiro twakoze ejo bundi mvuga nta bantu niba bategereje ngo bakene bazajya mu ijuru ntawe bazabona. Abantu barampamagaye bambaza kuri icyo kintu cyane, barakimbazaho cyane. Ndababwira nti reka mbibabwire inshiza amanga, mbibaganirize neza. Ntabwo wowe ni wizerera mu bintu bivuga ngo jewe Imana yaravuze izabikora ndyamye, utagiye kubishaka ngo Imana ifungure imigisha aho ugiye kubishaka, ngo kuko yavuze izasohoza ku ngufu. Uzi ko dufite abarokore bameze gutyo Ivo, ngo kuko Imana yavuze ku ngufu bizasohora. Iryo juru ryaba ari iryasohoye. Ndagira ngo mbabwire ko Imana atari ukwikora. Reka nitangaho urugero jewe. Kandi mbibwira abantu nibanga mbameneye, nakubwo ntirikira ibanga kuko ndivugiye kuri social media. Imana yageze insezeranye ikintu, irakinsezeranye, noneho cya kintu kije nkibonera mu ishusho yuko Imana yavuganye nanjye. N'abahanuzi baragihanura, n'abantu babivugaho, nanjye ubwanjye mbigiraho amayero. Ndavuga ngo iki kintu nakibwiwe n'Imana koko, nkihagararaho nshikamye ko Imana icyo yambwiye gisohoye. Byarangiye kitabaye cyane, byarangiye kitabaye. Subiraho navuganiye n'Imana, subiraho navuganiye n'Imana, ndavuga ngo reka nsubireyo njye kubazaho navuganiye n'Imana niba Imana yaranshyeshyenze. Uza amagambo Imana yambwiye iki rero, yarambwiye iti ntabwo mfata ku ngufu, natanze inzira ebyiri, iy'ubugingo n'iya Gehinomu. Iyo ntanze isezerano bisa bityo, uraribagarira ukaririnda. Nyirukuri kutariha agaciro, iyo atarihaye agaciro ntago ngirukankaho. Iryo ryarapfuye kuko nyirubwite ntago yarihaye agaciro. Ubwo atarihaye agaciro rero ntago narigirukankaho, yarahombye. None giye bizagenda bite? Nzakuremera ibyiza, ndacyafite byinshi. Ni hahandi kubwira ngo ndacyafite 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ntago Imana Ivo, n'Imana nikubwira ngo jewe ndi Uwiteka ndirahiye. Urugero reka nkufate nk'umusore, ndirahiye nzaguha urugo rwiza. Imana ikaba bikubwira, none ukayisenga ugakiranuka rwose ukanatuza, igihe kikagera ugakunda umukobwa, ukabaza Imana utese Mana urebe umukobwa nzamuboneraho umugisha, niwe rugo rwiza.
imana ikakubwira iti nuwo umukobwa akakubwira ati reka da njye ntabwo bishoboka ntabwo ari wo mugabo nayizeye nari ntegereje nta nubwo umugore nashakaga asa gutya nako umugabo nashakaga asa gutya yego umugore akaguhakanira ugasubira kubaza imana iti none se uriya ko yabyanze irakubwira iti simfata ku ngufu mwihorere genda zayoba zicuza ariko ndacyafite 7,000 bitarapfukamira bayari nzaguha undi mwiza ikwereka ko igifite abandi beza ariko uriya azahangayikira mu isezerano ntazegera nezererwa kuko isezerano yarategereje yaritesheje agaciro nibyo by'ibingibi byo mu gakiza yego yego mama happy urakoze cyane kandi ntekereza ko duhaye n'impuguro ako kandi impamvu kantusheho nuko hari abantu bizerera mu muntu cyane ukabona ko wa muntu aramutse agiye reka mvuge ngo atannye gato hagenda benshi kandi kuko bibaho ndabizi nanjye kuri groupe iyo ntagiyeyo nta kitambuka kuko nyine bizerera muri iki bizerera amavuta yo muri iki niba ntagiye uwo munsi ntabonetse muri groupe biraba bisa nabi aho byasinziriye ntago umuyobozi ahari kubona byasinziriye naho wahasiga undi baza biguru ntege ukabona ko badahari kuko bizereramo ntahari ariko jewe ntago njye nyobora abantu gutyo igihe cyose mbabwiza ukuri nkababwira ngo ejo napfa ese nimpfuye umurimo muzawuhagarika bigaragara ko imana izahagurutsa undi Dawidi none se muzamutera amabuye muzanga kumwumva ko nzaba ntari mureka kwizera abantu mwizere Kristo buriya no kuyobora abantu bereka ko bagomba kukwizereramo 100% nabyo si byiza kandi n'abantu kugira ngo bakizwe bizerera mu muntu bamwirunduriramo mwakwirunduriye kuri Kristo wababambiwe ku musaraba ako ubundi no gutegera nirundurira mu muntu utarambambiwe ku musaraba umuntu utarapfiriye ibyaha byanjye reka ntago bibaho yebura niko neye cyane rwose mama urakoze cyane reka tugushimire yari umuntu ushaka kubakurikirana ikiganiro akifuza kuba yasengana nawe cyangwa wenda hari izindi nama hari ubundi bujyanama wamuha nimero ubundi tugasoza nimero yanjye ni 0782 64 73 92 reka ngushimire rero dushimire niba dukurikiye ibiganiro byacu by'anakagaruka shalom